Yapa nongeye kugushimira ngo ikaze wowe udahwema gukurikiranira hafi ibiganiro bya Floriye TV show. Waba uri mu Rwanda, waba uri mahanga, aho uri hose wumve ko tugushimiye ku musanzu wawe. Yaba ari wowe wakoze subscribe nawe utarayikora, aka kanya iki ni cyo gihe cyo gukora subscribe kugira ngo ujye ugerwaho n'amakuru yizewe kandi yose akiri fresh. Uyu kakanya rero tugiye kugaruka ku byabaye ku banyamakuru ba RBA, mbese ibitangazamakuru aho babanje gukora mbere byagenze bite kugira ngo birukanwe, inzira y'umusaraba banyuze, ariko uyu munsi bakaba barabashije kubona ibisubizo by'ibyo bifuzaga. Mbibutsa ko ndi Floriye, reka dusubire mu kanya gato cyane. Nk'uko twari tumaze kubibagezaho mu ngingo z'ingenzi z'ikiganiro, reka noneho twanzike twinjirire ahangaha. Mujye muhigama. Ngewe umuntu yanyirukanye ndimo ndasoma amakuru. Ngewe barankingiranye ngiye kwinjira. Ndimo ndasoma amakuru, umuntu avuga ati umuntu ndahita mutera me kontantoma asome n'ibitari cyangwa avuge n'ibitari. Ibaze kandi shabita biba cyane cyane iyo utaramenyana nyine. Ariko ngiye ngira imbaraga z'umutima. Banyirukanye saa 5 nkora amakuru ya saa 6 na saa 7. Mfite ibaruwa. Urinjira cyane urasoma ndayategura ndayasoma. Urasohoka urataha izo muhwe zaba ari zaba zivuye he saa 7 nzingo twanye ndigendera. Narabwa ni mwe munyarukira ntabwo ndi kubyumva niko byagenze rwose. Imbaraga z'umutima bamuhaye ibaruwa. Bamuhaye ibaruwa arinjira asoma ya saa 6 na saa 7. Aranjira zinga ibaruwa yarataha. Ndanyira nzinga ibaruwa yanjye ndabwa ne mumpereze attestation di service. Wari wasomye kuri divayi ariko oya bari musezerera. Wari soma That's me. Bari bagushyira amafaranga yawe kuri konti. Yarari bari bamuhaye ibaruwa na sheke. yakoze kinyamwuga kabisa. Ndababwira ni mugende muri administration. Ase nagabyumva. Uretse gato Usibye ko yari radio y'igihugu nyine kubera ko tubigomba abanyarwanda ibyo nabikora. Ariko ari muri privé wambwiye ngo tubyaranyaho. Warayi wankiri inoti kuri konti nanjye nahita bamuhaye ibaruwa bamana sheke. ko umuntu ni umugome. Ndangije nari mfite amakuru ya saa 6 na saa 7. Mbwira abantu twakoranaga nti musubire muri seriveri mwe mushakira utuntu twanjye utuganiro amakuru nasomye za reportage nakoze mwe mumikira kuri flash disk. Nawe ukomeza gutegura saa 6 na saa 7. Umudamu bita Murini Mutiso niwe ari administrator wa Royal FM. Namwana igenda umunkorera attestation de service randi ibintu byose nyine bizamfasha kujya kwishakira kandi kazi. Nyeme capa kazi saa 7 zirangiye mfata utwanye twose. Uregeranye ntabwo ntisi kabe gufura cyane rwose. Ariko narabibabwiye uri imfura kwizigira oya cyakoze ngewe. Uzi ikintu gituma ukora ibyo bintu kwigirira icyizere ni byiza. Numvaga nyine ntashobora kubura akazi. Nta kintu nta cyuzuzize. Oya shaka kwizigira kankubwire nta muntu utigirira icyizere. Ariko nyine tugifite imitima yakira bitandukanye. Shana ukuri ko Imana ari umuntu byagora kwakira. Aho kugereka gutere story. Mbere uko nambuka njya ku gishushu mva hakuno. Urabona byari byegeranye. Twebwe navuye gukora mu gitondo urabizi ko twakorga update mu cyakare. Maze gukora nditahira njya kuryama. Narabyutse nsanga HR n'abandi bose bampamagaye telefone yuzuye ama korana missed call. Sha ndavuga se habaye iki ku kazi. Mpamagaye HR ati abandi bose ikiza twe twagendeye rimwe ikigo cyakingiye rimwe. Twe twagiye turi batandatu. Baba we bagiye bagabanya. Twagiye turi batandatu. Shangewe disi nuko twagendeye rimwe ariko naramamagaye mbwa abandi bose bamaze gufata amabaruwa ntiyikise wakazi kahagaze. Ariko shareka mubwire niba hari ikintu kiryohe no gusohoka mu muryango winjira mu wundi. Usiko nagiyeyo nje narabyutse nsanga inkuru yabaye kimomo abantu bose banditse mu bitangazamakuru ngo KFM yafunze. Mita nsanga Kastari ku muryango yaje kuri KFM urabona hari kwari kwambuka bwana sifiwe bigoga fata ibaruwa namenye ko babasezereye. Ngwino tugenda. Badusezereye le 30 le premier ndumva ari umunsi nibuka imwe minsi izizwa mu Rwanda. Shara premier mikuru irafungurwa ndavuga.
ariko wowe urarumva wowe shabyo njye nane mfite icyizere navuga ubundi hari icyizere ariko hari n'ibintu ni ukuvuga ngo umuntu waguhaye ibaruwa yaraguhemukiye iyo baruwa sinzi impamvu yashyugumbwe yo kuyizana cyane saba se serwite imuhereza timing ntabwo ari nziza babaswa cyane muri management nubwo baba bitwa ngo nabagabo ariko uramuna ariko ukuntu mwari mufitanye akantu k'akabazo ntabwo byari baraje badusezera turi batandatu timing ntiyariyo timing ntiyariyo njyewe nari no kukureka ugataha ejo nkaguhamagara kandi umuntu watwirukanye yahoze ari deje wa orenfo byose abishyize hanze ubwo rero nta kundi ariko reka mubwire ibintu byo kwirukanwa cyangwa gusezererwa mu kazi akenshi njye mbona biza nyine kugira ngo ibintu by'umuntu bijye ku murongo. I like that thing rwose nicyo kintu umukobwa twakoranaga icyo gihe yari akiri umukobwa ubu n'umudamu yitwa Allen yaje kubona akazi nawe twaratahanye yari arimo ariko yaje kubona akazi muri JICA Japan International Corporation bivuga ngo iyo atava aho ngaho yari kuba kihari kandi agenda wenda biraho bibaye yaraje arambwira ngo yari umukristo cyane akunda gusenga arambwira ngo when someone closes the window for you is closing the door on the next house. afunga idirishya agashaka gukingurira umuryango opening the door to the next house. Yego Iba cyane ndamwanisha urabona nk'agahinda umuntu agira umuntu wese wirukanwa ubundi hari abarokore nabo bavuga cyangwa bizera Imana ngo hari transformation zisaba kubanza gupfa aho nyine kugira ngo tunajye mu ijuru ko umuntu agomba gupfa kugira ngo ave muri uyu mubiri yambika ubundi bwiza ajye kubana n'Imana no kugira ngo ubone nyine ikintu kinini kugira ngo ugere ahantu nka cyangwa ahantu hadanje nuko nyine ugomba kuba shaped n'ibintu binini biri ku rwego rwo hejuru bishobora no kutera na depression kwibaho ko hakurya feruje batwirukana naramaze no gukora examen hafi ukwezi kwashize nasinzira ibaze kuba iyo main boss w'ikigo akubwira ati no kuri ngere rwose ntago ndi kubona n'impamvu yo kugira ngo ugende atari ko nta kundi nabigenza ngaho genda ibaze nko kuba umuntu ari kuvuga ngo ndi kubibona yuko nta niyo ndabibona kurengana ndanabibona yuko ntago binakwiye n'abantu bakanarira abandi ba staff bakabisuye umuntu kweri nabagiye ati kweri nk'abantu bamerewe bagira amasantima byataye akarakora ngo Imana izabane nawe ukajya ngo urapfuye nawe rero amagambo abantu bakubwira hari igihe ugera ngo urapfuye ewana ariko none nibyo bikwereka ko byibura byaye twabwiraga abana iyo utagize nyine utuntu barafukuye two gukora tuzima ngo abantu babe babona hari added value wazana mu bintu byabo birangira nabi sizo navuye hano hepfo nanjye ngahita nikoza ndetse ubu narahunze oya nawe barabizi ko naho akadirishya ku muryango wenda bashobora kuba ari nabo bahunze niko ibintu byose ni ukuri ibyo byo wenda n'ikintu umuntu yabwira usibye n'abantu bakuru n'aba weekend abantu barangizaga kaminuza ntihazagire umuntu utekereza ko hari ikintu ushobora kugeraho mu buryo bworoshye ukarwana ariko uzagerageze never give up ufailing ariko uzongera ugerageze aho kugira ngo uzagere igihe uvuge ngo yewe ngo siko ngo biya bintu ngo nkomeza kurwana nabyo ngo wabona nari kubigeraho bani hari igihe ubyuka ukarwana bika ntibazababeshye natwe twicaye hano byarabanje biranga bigeze Imana nyine hamwe n'Imana ibintu birakunda hari ibintu bibiri abantu bajya bagarukaho baravuga ngo don't fail to try but try and fail ntuzigere unanirwa try and fail but don't fail to try that's it gerageza wenda byange ariko winananirwa kugerageza kunanirwa kugerageza niryo kosa ryambere shabubaye ikigwari ubaye ikigwari ubu Reagan yicaka kubwira ukuntu byatangiye kwizigira akakubwira axe akakubwira nanjye nkakubwira cyane cyane ku bana b'abakobwa niba ujya mubona abana b'abakobwa muri uyu mwuga w'itangazamakuru rya siporo bagenzi